twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagwa na Nyagasani kugira ngo tugere neza ku mpuhwe ze, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatatu w'icyumweru cya 16 mu byumweru bisanzwe, tariki 23 Nyakanga 2025. Duce bugufi twakira ijambo ry'Imana. Isomo ryamenye mu gitabo cy'Imuka Misiri, umutwe wa 16 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5 n'umurongo wa 9 kugeza ku wa 15. Imbaga yose y'Abayisiraheli ihaguruka Elimu, itaha mu butayu bwa Sini buri hagati ya Elimu na Sinayi. Hari ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa kabiri kuva aho bimukiye mu Misiri. Aho mu butayu ikoraniro ryose ry'Abayisiraheli gitotombera Musa na Aroni. Abayisiraheli barababwira bati, yewe iyo byibura twicwa no kuboko k'Uhoraho tukiri mu gihugu cya Misiri, igihe twari twiyicariye iruhande rw'inkono z'inyama twirira n'imigati uko dushaka. Ubu mwatuzanye muri ubu butayu kugira ngo mutwicishe inzara iyi mbaga yose. Nuko Uhoraho abwira Musa ati, dore ngiye kubagushaho nk'imvura umugati uturutse mu ijuru. Uko bukeye rubanda bazajya basohoka batoragura ibyo bakeneye uwo munsi. Nzabagerageza ntyo ndebe niba bazakurikiza amategeko yanjye cyangwa niba batazayakurikiza. Ku munsi wa gatandatu nibategura ibyo bazaba batoraguye, bazasanga ari inshuro ebyiri z'ibyo batoraguraga buri munsi. Musa abwira Aroni ati, bwira imbaga yose y'Abayisiraheli uti, nimwigire hafi imbere y'Uhoraho kuko yumvise umwijujuto wanyu. Mu gihe Aroni yabwiraga ikoraniro ryose ry'Abayisiraheli, berekeza amaso ahagana mu butayu, maze ikuzo ry'Uhoraho ribabonekera riri mu gacu. Uhoraho abwira Musa ati, numvise umwijujuto w'Abayisiraheli. Babwira uti, nimugoroba mu kagwibwi murarya inyama, n'ejo mu gitondo muzahage umugati, maze mumenyereho ko ari jye Uhoraho Imana yanyu. Ngo bugorobe haduka inkware zigwa ari nyinshi mu ngando, na mu gitondo basanga mu mpande z'ingando hatonze ikime kibambitse. Icyo kime kimaze kweyuka, babona mu butayu utuntu tumeze nk'utubuto twererana nk'urubura ku butaka. Abayisiraheli baritegereza maze barabazanya bati, mani hu, ari byo kuvuga ngo iki ni iki? Kuko batari bazi icyo ari cyo. Musa arababwira ati, icyo ni umugati Uhoraho abahaye ngo murye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 78. Nyagasani duha umugati wo mu ijuru. Abakurambere bacu bakomeje gucumura ku Mana aho mu butayu, bagarambira Imana isumba byose, biyemeza kwinja Imana bayaka ibyo kurya ngo bahage. Bitotombeye Imana bavuga bati, mbese Imana yashobora kuduterera ameza mu butayu? Kuko batari bizeye Imana, ntibiringiye ubuvunyi bwayo. Ibanyanyagizaho manu ngo barye, ibaha ingano zo mu ijuru. Muntu arya umugati w'abamarayika, ibohereza ibiribwa bibamaze ipfa, ibamanuriraho inyama zinganya ubwinshi n'umukungugu, ibagushaho inyoni z'uruhuri n'umusenyi wo ku nyanja. Bararya maze barahaga, ibamara icyo irari bari bafite. Nyagasani duha umugati wo mu ijuru. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili Ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. Uwo munsi Yezu ava imuhira maze yicara ku nkombe y'inyanja. Abantu benshi bamuteranira iruhande bituma ajya kwicara mu bwato, naho rubanda rwose ruhagaze ku nkombe. Ababwirira byinshi mu migani ati, umubibi yavuye iwe ajya kubiba. Nuko igihe abiba, imbuto zimwe zigwa iruhande rw'inzira, inyoni ziraza zirazirya. Izindi zigwa mu rubuye, ntizahasanga igitaka cyinshi. Nuko zimera vuba, kuko igitaka cyari gike. Izuba rivuye zirashya, ziruma kuko zitari zifite imizi. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura, nuko arazipfukirana. Izindi zigwa mu gitaka cyiza, nuko zera imbuto, imwe 100, indi 60, indi 30. Ufite amatwi niyumve. Iyo ni Ivanjili Ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure umugati w'abamarayika, ufungurira abandi ineza y'Imana, ijambo ry'Imana. Amasomo kizibya yacu duteguriye arimo umugati tugiye kwakira. Ariko urawakira ari uko hamye ku Mana, guhamya ibirindiro ku Mana. Turaza kuzirikana ku ngingo idufasha kwerekera Imana igira iti, uko wakira ijambo ry'Imana cyangwa aho wakirira ijambo ry'Imana.
turaza kwifashisha ijambo ry'igifaransa ryitwa concentration. Concentration bishatse kuvuga aho ushyira umutima wawe wose, izingiro, iyo centre ubuzima bwawe buzingiye kuki. Akenshi turasanga tujya turangara, tukarangara iby'isi aho kurangamira Kristo. Ibyo bikaza gutuma ijambo ry'Imana ridashinga imizi mu buzima bwacu, bikaza gutuma ijambo ry'Imana ritera imbuto uko bikwiye mu buzima bwacu. Imbuto twera igihe twumvise neza ijambo ry'Imana. Aho wakirira ijambo ry'Imana hashobora gutuma wera imbuto cyangwa ntuzere bitewe n'uburyo wakira ijambo ry'Imana. Aho wakira ijambo ry'Imana, uburyo wakira ijambo ry'Imana, ese uri maso, ubushyizeho umutima. Ushyiraho umutima igihe twakira ijambo ry'Imana. Ujye umenya ngo twatundi uri kurikoresha, uri kuryumva uri no gukora ibindi, ntabwo biza guhama. Ntabwo concentration ihari yose, ntabwo uza kuryumva neza uko ryakabaye. Uraza kumva ibice nyine, nibwo uzasanga inyoni zimwe zirakubise zijyanye agace kamwe, amahwa akubisa kandi, urubuye rukubisa kandi, ukaza gusanga ibiza kujya ku butaka bwiza ari mbarwa, ari bikeya. Dusaba inema yo gushyira umutima ku ijambo ry'Imana buri munsi. Isomo rya mbere twakiriye ryo mu gitabo cy'Imuka Misiri, turumva Abayisiraheli bageze mu butayu bagatangira bakijujuta, ngo umwijujuto uri kubakuramo ijambo ry'Imana, ngo umwijujuto uri gutuma batongera kumva Imana. Kubera iki? Kubera inda nini. Natwe mu buzima busanzwe hari igihe dutanga imbere tugatangira tukivumbura tukijujuta, nyagasani kutamba iki ngiki, ubukene buranyishe, ibibazo biranyishe, nuko tugatangira tukijujuta. Kaza kurangira uko kwijujuta kuri kuzitira inema z'Imana muri twebwe. Nyamara Imana itwibutsa ko igihe cyose twigaho, itwibutsa ko igihe cyose biri kumwe natwe, itwibutsa ko ari mu bibazo, ari mu magorwa, nta n'imwe Imana idahema kudutabara. Turumva umuryango w'Imana uri kugendana n'Imana mu butayu, nuko Imana ikabagaburira, kuko Imana ibitaho, ikabaha ibafasha ku rugendo. Wa mugati wafasha ku rugendo, umugati wafasha ku rugendo manu urerekeza kuri Ukarisiya, ya mpamba y'abari ku rugendo tugomba gufata kugira ngo dukomeze urugendo rw'abagiye mu ijuru. Nane ntero muri mbyo Zaburi uno munsi ati, nyagasani uduhe umugati wo mu ijuru. Amen, amen. Umugati yerekeza ku buzima tubamo, umugati werekeza ku bidutunze. Na niyo vanjiri uno munsi turumva ibidutunze, ibivuye mu murima. Umubibyi, urugero rw'umubibyi rurerekeza ku mirimo dukora, rurerekeza kuri ubuzima turi hano ku isi nk'abari ku rugendo bitegura kwegera nyagasani. We muhinzi w'ukuri utuye mu ijambo rye, iryo jambo ni ridutegura. Amasomo yahuje ubona yerekeza kuri misa, ya misa igizwe n'ibice bibiri, kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukarisiya, tukaza guhabwa Kristo. Igice cya kabiri cya misa twacyumvise cyane cyane mu isomo rya mbere, kwakira umugati wo mu ijuru, ya Ukarisiya. Nawe igice cya mbere cya misa, kumva ijambo ry'Imana, twacyumvise mu ivanjiri uko twakira ijambo ry'Imana, ryari riri kudutegurira kwakira Kristo. Wakira ijambo ry'Imana ute? Uryakirira hehe? Turumva ibice bine, umubibyi yabyemo imbuto. Ibyonnyi yahuye nabyo biri ubwoko butatu: inyoni kubera ko hari ku nzira, urubuye gutsikamirwa, amahwa agenda mujomba. Ibi byose byerekeza ku mukristo wumva ijambo ry'Imana, imbere afite ibimuzitira, ibitotezo, ibyago n'ibindi byose bigenda bimupfukirana, ntashobore kumva ijambo ry'Imana uko bikwiye. Ariko niweguka gatoya, ko biri kose ntuzabona agakereshwa na gato bwa butaka, kwa kwanga ukajya mu gitaka cyiza kizera imbuto nyinshi. Uze kureba impamvu wowe utayigera ku gitaka. Aho imbuto zerera byerekeza ku Mana. Hari inzira ujya unyuramo nizikugeze ku Mana, hari ibigushikamira ntugere ku Mana, hari inzitizi ugira mu buzima bwawe, imbogamizi ugira, kandi byose bikuzitira ntugere ku Mana uko bikwiye. Ibi byose rero mu kubirwanya urasabwa ijambo concentration ku Mana, kwerekeza Imana. Kuko kenshi usanga turangariye iby'isi aho kurangamira Imana. Ibyo rero bigatuma ijambo ry'Imana tutaryumva neza uko bikwiye. Ese ufite Bibiliya? Ujye uyisoma, ukumva, ukazirikana, ijambo ry'Imana rikaguhindura. Impamvu ijambo ry'Imana ritaguhindura, bishoboke ko utarisoma uko bikwiye, bishoboke ko utaryumva, bishoboke ko nawe uryumvira mu rubuye cyangwa ukaryumvira ku nzira.
bya bindi by'uko uyambariza kwishyiga ikagusiga ivu. Ese wowe niyo ujya wumvira ijambo ry'Imana? Burya uri nko ku isoko ugahumvira ijambo ry'Imana, bitandukanye n'uri muri chapelle, bitandukanye n'uri muri kiliziya, ko biri kose bitandukanye. Ariko bitandukaniye he? Bitandukanye n'umutima uryumva. Wa mutima werekeye Imana. Ushobora no kuba uri ku isoko ariko umutima werekeye Imana. Ushobora no kuba uri mu muhanda umutima werekeye Imana. Bitandukanye ahubwo cyane n'umuntu waba uri mu kiliziya ariko umutima we uterekeye Imana. Iyibukiro rya kane mu mibukiro y'urumuri, Yezu yihindura ukundi, dusaba inema yo kumurangamira no kumwumvira. Amen, amen. Ngiye imbuto igwa mu gitaka no kureba Yezu, tukamukurikira kandi tukamukurikiza, akaba turangamira. Umukristo ntabwo yagombye kurangara, ahubwo arangamira Kristo, akaba ari we areba. Ngiye impamvu ituma dutera imbuto uko bikwiye, ngiye impamvu ituma tutumva ijambo ry'Imana uko bikwiye. Biraterwa naho turyakirira, biraterwa n'ibyo byoni byose wigobotora ute ibyonyi bikuzitira bikubuza kugana Imana. Muvyeyi, ubuzima bwose burya ngo ni ishuri kwiga, ntabwo amashuri ajya arangira. Nariyo mpamvu ngiye kubaganisha mu ishuri muri aka kanya dukoreye imyitozo, dore ko n'ubuzima bw'umukristo hano ku isi ari imyitozo. La vie spirituelle ni exercice, gukora za exercice nyinshi kugira ngo tuzagere mu ijuru. Rero reka dukore ka exercice mu gihe turi hano ku isi, tujye mu ishuri maze tuze kureba uburyo twatsinda. Ndagusaba ko afata ikaye n'ikaramu maze dukorane n'umwitozo. Iri shuri ryo kwakira ijambo ry'Imana, iri shuri rya Bibiliya tugiye gufata muri aka kanya, iri somo rifata neza ubyitayeho avec concentration. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umunyeshuri wari umuhanga cyane, très intelligent, ari uwa mbere, ari ubona amanota ya mbere, ariko ngo agakunda ikintu kimwe akanga ikindi. Ngo yakundaga umutuzo, akanga urusaku birumvikana, kugira ngo igihe ari kwiga ntihagire n'inyoni imusakuriza, ntihagire n'agasaku n'akabo yumva, ubundi akabishyiraho neza akabinywa, yarangiza akabihereza mwarimu uko mwarimu yabimuhaye nyine. Kubera iki? Nta wigeze amusakuriza kandi koko yarafite umutuzo, akabinywa bigakunda. Ngo umunsi umwe rero haje kuba ikizamini cy'amarushanwa, ubwo bari bizeye ko ntawe ushobora kumucaho n'ubundi. Aho bari bamenyereye gukorera baza guhahindura bajya gukorera ahandi, kuko nyine yari amarushanwa birumvikana. Ngo nuko icyo cyumba bagomba gukoreramo amarushanwa, ikizamini, ngo ku mpande zacyo iburyo ngo hari mule iri gusya imyumbati, ibumoso bari kubaza imbaho zuri gusakuza bikomeye, hejuru hari uruganda rutunganya inzoga, munsi y'icyo cyumba hari abakanishi bari kuvuza induru bari gukanisha, ku mpande y'icyo cyumba hari isoko rikikije icyo cyumba byumvikane bari gusakuza. Ngaha nawe niba ukurikiye ukuntu wa munyeshuri bya bindi yanga na cya kindi akunda, bizagenda bite? Nuko ikizamini kiba kiratangiye ku isaha yacyo. Ikizamini ngo ari umubare w'umuhiriko, calcul mental. Wongera utekereze, ari mu rusako nkuru kandi akunda umutuzo, kandi yabonye umutuzo ahitamo uwa mbere. Ngo ikibazo cyageraga kiti, nawe ufata ikaye n'ikaramu yawe uze gushaka igisubizo. Ngo fata umubare w'intumwa, ngo ni zingahe, ukube n'umubare w'imiryango ya Isiraheli. Igisubizo ubonye ucyandike ku ruhande rw'ibumoso, hanyuma icyo gisubizo ubonye ku ruhande rw'ibumoso ushyiremo kuramo. Mu gihe utegereje ibindi ngiye kuguhereza, nabiza gukora ku ruhande rw'iburyo, hanyuma uze kumva igisubizo gikwiye. Abazi imibare muri kubishushanya neza uko bigiye kugenda. Hari igisubizo amaze kubona ibumoso, hanyuma hari igisubizo agiye kubona iburyo, hagati aho harimo ikimenyetso cya kuramo. Nuko urwo ruhande rw'iburyo ufata umubare w'abadiyakoni ba kiliziya ku ntangiriro ko tubasanga mu gitabo cyakozwe n'intumwa, ukube n'amategeko y'Imana, hanyuma uze guteranyaho umubare w'ibitabo bigize Bibiliya ntagatifu. Kuri icyo gice nyine cy'iburyo ufunga utwo dukubo, uzirikana ko hagati harimo ikimenyetso cyo gukuramo kuri rwa ruhande rw'ibumoso. Nuko wa munyeshuri amaze kwandukura ibyo agiye kwifashisha byose muri rwa ruhande rw'ibumoso no muri rwa ruhande rw'iburyo, neza ajya gusoza kugira ngo abone umubare nyirizina mwarimu ashaka. Nawe utangiye kubona ukurikije ibyo tumaze kuvuga, niba koko hari utuntu mwiyobokamana warasomye Bibiliya neza uko bikwiye ijambo ry'Imana, utu tuntu turi muri Bibiliya watwumvise uratuzi. Nuko wa munyeshuri
mu gihe agiye gusoza yumva abasinzi bari kugenda baririmba muri ya nzira, yumva mu isoko bakaniye bari gusakuza cyane, yibaza ukuntu agiye gukuramo, yibaza ukuntu agiye kubona igisubizo n'urwo rusaku rwose. Noneho abaje bamusembura bikomeye cyane ngo yumva abana bari gukina kuri cya cyumba. Noneho afata icyemezo ati ubwo ari abana, noneho ngiye kubiyama ndebe ko bava hariya bawe guhakinira, maze nkuru uyu mubare neza nta gisubizo gikwiye. Nuko muri cya yaragiye kwiyama abana ati nimva hashani muva ahangaha. Agiye kumva kiri hanze yumva barasonya ati ikizamini kirarangiye. Nuko agarutse ati sefi nibirashize. Atangira kwibaza ibibazo byinshi ati je me demande ndibaza pourquoi gukiko mpabite sefi nibirashize. Birangira bici ikizamini kirangira gicyo wa mubara atawugezeho, cya gisubizo atakigezeho, kandi yari umuhanga. Yari yagiye kwiyama abari kumusakuriza ati mwaretse kunsakuriza nimuva ahangaha. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Uyu munyeshuri yazize iki? Kandi yari umuhanga, ntageze ku gisubizo gikwiye, aratsinzwe. Byagenze bite? Ese wowe wonye kangahe? Niba uri gushishoza neza uraza gusanga umunyeshuri cyazize yarazerereye. Yakiza kuguma hamwe yari kubona igisubizo kimwe, navugaga rimwe niba wakoze umubare neza 144 gukuramo 143, hasigara kangahe? Intumwa 12 za Yezu gukuba n'imiryango 12 ya Isiraheli ni 144. Hanyuma ku rundi ruhande abadiyakoni 7 gukuba n'amategeko y'Imana 10 ukaza guteranyaho ibitabo 73 bigize Bibiliya ntagatifu. Ku ruhande rumwe ukabona 144, urundi ruhande ugakuramo 143 ukabona rimwe. Nguko guhama hamwe nta kindi ubona usibye ubumwe, usibye rimwe. Kwicara hamwe bigeza ku bumwe, bigeza ku gisubizo gikwiye, ubumwe, unité, ikintu kimwe. Uyu munyeshuri yarazize kujagarara, abuze concentration. Guhama hamwe ibimujagaraza, ziriya zamule, ibiri gusya, ruriya rusaku, ziriya nduru, ibyo byose ni ibyonnyi bizitira ijambo ry'Imana, bizitira ubumwe, bizitira kugera ku gisubizo rimwe. Nguko abakristo benshi bitewe n'ibyo bishuko, kujagarara, urwo rusaku, ibyo byonnyi bituma batakeneza ijambo ry'Imana, bituma batarangamira Kristo, bituma bashaka kujya mu nzira bagatsindwa, kubera ko batunze umwe na Yezu Kristo, batunze umwe n'Imana. Ushobora kuba umukristo ariko niba utunze umwe na Kristo ni zero. Mu gihe umwitozo wawe ukoze neza, ureba ukuntu ushobora kugera kuri rimwe, wanyuze inzira nyinshi nyine nk'uyu muri bigini, kaza kurangira ugeze ku gitaka cyiza, bikaza kurangira ubonye imbuto yo gutsinda rya rimwe, unité, union avec le Christ. Tugiye gusoreza ku ndwara 3 zeze muri ibi minsi, ni nyinshi ariko reka tuvuge mu 3 zishobora gutuma udahama hamwe. Kandi udahamye hamwe hari ibisubizo nyine utageraho. Kubera iki? Wabuze concentration, wabuze kuguma hamwe, guhama hamwe. Indwara ya mbere muri iyi minsi ni indwara bita kurangara. Kurangara ni ukujya kure, kubura Imana, kudashyira umutima ku Mana, kudahamya kuri Kristo, kuticara hamwe. Iki kiraje urasimbutse uragiye, urusaku ruraje urwumvise uragiye, n'ibindi zamule zirasakuza uhita ugenda. Umvise abana kwivanga mu by'abandi, kuzerera, kudahama hamwe. Dusaba inema yo kurangamira Kristo igihe cyose, twicare hamwe. Iyo umuntu arwanya uburangare, iyo uri gusenga ugenda uzirikana ijambo kurindi rinyura mu matwi, wirinda ko ryasohokera mu kundi maze rigahama mu mutwe, rikagucengera mu mutima wawe. Indwara ya kabiri no gusinzira, ubunebwe. Ati ntacyo bimbwiye, laissez faire. Ubunebwe, ibitotsi bya bindi bituma udashyikira Nyagasani. Tuve mu bitotsi dukangukire kwakira Kristo. Indwara ya gatatu n'urusaku. Burya bavuga ko nta kintu gisakuza nk'ibyaha. Biradusaba rero kugira ngo twakire ijambo ry'Imana neza, kwitunganya, kwiyeza, kwicuza. Ngiki gitaka cyiza, umutima mwiza ugororokeye Nyagasani. Burya urasenga bigakunda, ubanira abandi bigakunda, ujya mu kizamini ukabona birakunze. Kubera iki? Wa mutima ugororokeye Nyagasani. Dusaba inema kurangamira Kristo buri munsi, kumva ijambo ry'Imana buri munsi, turikurikiza buri munsi, dukurikire Kristo kandi tumukurikize buri munsi. Mbese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.